hari ibikoresho bibiri bishobora gutuma imashini yawe ya incubator iguha umusaruro mwinshi cyane. Icya mbere bakita automatic incubator controller, icya kabiri bakakita voltage regulator. Ibi bikoresho uko ari bibiri ni ingenzi cyane. Uramutse umenye kubikoresha neza, kubigenzura neza, imashini yawe yagiguha umusaruro uri hejuru ya 95% kandi amatara yawe ntazakunde gushya. By experience cyangwa se ku bantu bagiye tugurisha imashini bakatubwira ko amatara yahiye, buriya ibibazo ntabwo biturutse ku mashini ahubwo biterwa n'igice utuyemo. Niba utuye muri gace cyangwa se muri zone ibamo ibikorwa remezo bikenera umuriro w'amashanyarazi mwinshi cyane, bivuze ko utuye muri zone ibamo umuriro mwinshi cyane. Ntabwo umeze nk'umuntu utuye ahantu h'icyaro hataba ibikorwa remezo bikenera umuriro w'amashanyarazi mwinshi cyane. Bivuze iki? Niba uguze imashini utuye ahantu h'umujyi cyane, bivuze ko aho hantu haba hari umuriro ufite ingufu. Niyo mpamvu ukwiriye kugura agakoresho kitwa voltage regulator kazagufasha kurinda amatara yawe uzakoresha mu mashini yawe ya incubator. Niba utuye ahantu h'icyaro cyangwa se hadari ibikorwa remezo bikenera umuriro mwinshi cyane, ushobora kuba utuye ahantu nyine hataba umuriro mwinshi cyane, bityo agakoresho niyo waba utagafite amatara yawe ya incubator ntazashye mu buryo bwihuse cyane. Ibi bintu tubyumve neza, twebwe tugwa experience y'ibintu bibaho hanyuma nawe kwihitiramo. Ibikoresho bibiri rero ndagira ngo ubisobanukirwe neza, hanyuma ndakubwira n'amafaranga bigura. Nuramuka ugize icyo ukenera utwandikire kuri WhatsApp cyangwa se muri comment. WhatsApp yacu ni 0788831668. Impamvu amatara ashya rero mumaze kuyumva, babiterwa na zone utuyemo cyangwa se umuriro w'amashanyarazi uri muri quartier utuyemo cyangwa se umujyi wose waba utuyemo. Bityo rero kugira ngo ubashe gustabilizinga umuriro wawe cyangwa se umuriro wawe ugende kuri ritme imwe, ukenera agakoresho bita voltage regulator. Hanyuma kugira ngo imashini yawe ikore neza, iguhe umusaruro wose uko wakabaye, nabwo ugakenera ino gikoresho bita incubator controller. Iki ngiki nabazaniye cyo ni igikoresho kidasanzwe gitandukanye n'izindi controller nari ndababwiye, kuko iyi yo ni controller nini cyane. Iyi ishobora kuba yakora ku mashini nini ndetse no ku mashini ntoya, imashini z'amagi 1000, 500, 800. Iyi controller ishobora kuba yakora neza cyane, ariko itandukaniro iyi ngiyi igura amafaranga menshi ari hejuru ugereranije nayo twagurisha izisanzwe, ariko nayo ikaba ikora ibintu byinshi kandi bidasanzwe. Ndababwira ibiciro by'ibi bikoresho byombi, umuntu wese wabikenera nawe akaba yanyandikira cyangwa se muri comment cyangwa kuri WhatsApp tukabasha kuba twabimubwizaho. Nabayikaze teritwa Mr Sam, niba utarakora subscribe hano kuri Mukile TV, uyu mwanya ko wakora subscribe kandi like ngo dugitekerezo cyawe muri comment. Iki gikoresho rero bakita incubator controller automatic, kikaba gikurwa nyine kikaba gikoreshwa muri izi mashini zituraga amagi. XM18D automatic incubator controller. Uko ukabona kuri iyi foto ngiye kubasobanurira akantu ku kandi uburyo ikora, hanyuma ndababwira n'amafaranga igura, hanyuma turarebera hamwe na kariya kandi kagufasha kurinda amatara yawe ku mashini yawe ya incubator ntihagire itara na rimwe rizongera gushya. Kuri iyi foto ubona power switch, kariya kabuto gatukura switch power, kariya kabuto bivuze ko gafungura nyine kagufasha gufungura umuriro wa controller. Akangaka iyo gacanye uba ufunguye umuriro nyine iyo umaze kuyestara. Niba uzi ufite ubumenyi bujyanye no kwestara imashini, ubwo nyine iyo umaze kuyestara ucana kariya kabuto, umuriro ukaba urawufunguye nyine ugatangira kujya muri iyi controller. Ni power, ni switch off na switch on, nyine karafungura kakanafunga. Umwanya wa kabiri akandi kabuto ka green k'icyatsi, buto y'icyatsi. Iriya buto y'icyatsi ikora mu gufungura fan cyangwa se ventilateur. Iyo uyifunguye uba nyine ushaka gukwirakwiza umuyaga, ubushyuhe nyine buri gutangwa na hita cyangwa se amatara bukwirakwiza mo imbere mu mashini. Iriya buto y'icyatsi nicyo ikwirakwiza ubushyuhe. Iya mbere itukura ni ukwatsa controller, ya kabiri y'icyatsi mu gukwirakwiza ubushyuhe hamwe bikozwe na fan. Kuko iyi controller yo ikora ibintu byinshi cyane bitandukanye n'izindi controller nari narababwiye. Ku mwanya wa gatatu rero harahanditse imibare itukura n'imibare y'umuhondo. Iyo mibare rero igaragaza ubushyuhe, harimo igaragaza ubushyuhe, igaragaza ubuhehere ndetse n'igaragaza igihe cyo guhindura amagi. Iyo mibare yose nyine akagakoresho turakagusobanurira neza iyo umaze kukagura. Harimo imibare igaragaza ubushyuhe, igaragaza ubuhehere ndetse
nigaragaza igihe cyo guhindura amagi. Iyi controller iyo uyifite ntabwo ukenera timer, agakoresho bita timer kabasha kuba kamenya igihe cyo guhindura amatray mu mashini za automatique. Iyo uguze iyi ngiyi bwo ako gakoresho ntabwo ugakenera iyi ngiyi, ibyo byose irabikora. Ku mwanya wa kane rero hari izindi buto uri kubona kuri iyi controller. Izo buto zigufasha mu gushyiraho temperature, gusetinga temperature, gusetinga igihe humidity igomba kugereraho, nyine ingano ya humidity ukeneye, bigufasha gusetinga temperature, ingano ya humidity ukeneye. Alarm mu gihe hashyushye cyane zikaba zavuga, ubushyuhe bukagabanuka cyangwa se bukikupa cyangwa bukifungura. Mu gihe ubukonje bwiyongereye, alarm nazo zirakora igihe cyo guhindura amagi kigeze. Utwo twose tubuto tundi ubona ufasha nyine mu gukora izo setting. Hanyuma iyi cable y'umukara rero, uyu mugozi w'umukara ubona, uyu mugozi ufite sensor, iyo sensor rero uyishyira mu mashini n'imbere hafi y'amagi, ikajya ibasha kugaragaza ubuhehere amagi afite ndetse n'ubushyuhe. Uyu mugozi w'imbere ubona nyine ufite akantu ka sensor ujyamo imbere mu mashini hafi y'amagi, ukajya kugaragaza ubuhehere ndetse n'ubushyuhe. Akamaro k'iyi controller rero muri hatchery, iki gikoresho ni ingenzi cyane. Iyi controller igufasha kuba wagenzura ubushyuhe buri mu magi, kugenzura ubuhehere ndetse no kumenya igihe amagi agomba guhindukira ku mashini ya automatique, ndetse no gukoresha ventilateur zikabasha kuba zakwirakwiza ubushyuhe imbere mu mashini, ndetse no gutanga alarm cyangwa se impuruza mu gihe ubushyuhe bwazamutse cyane cyangwa se bwagabanutse cyane. Iyi controller rero ntabwo isanzwe. Ibi byose rero iyo byakozwe neza bituma hatchability yiyongera. Ni ukuvuga ngo umubare w'inkoko zari kuzavuka, niba ari imashini y'amagi nk'ijana ukazabonamo inkoko ziri hejuru ya 95. Mu gihe ibi byose wabikoze neza, imishwi ikavuka ari myiza kuko ino controller baba barikoresheje neza, hanyuma imishwi ikazavuka neza ikomeye kandi idapfiriye mu gishishwa cy'igi, kuko nyine ino controller iri multitask, ikora ibintu byinshi icyarimwe kandi ari imwe. Iyi controller rero cyangwa se temperature control automatic ni nziza, ni ingenzi cyane kuba wayigura. Hanyuma iyi controller rero igura amafaranga ngahe? Iyi controller nk'uko nababwiye ikora ibintu byinshi cyane, nayo yihagazeho, igura ibihumbi 90 by'amafaranga y'u Rwanda. Niba uyikeneye ku mashini yawe cyangwa se usanzwe uzi kwestara ibikoresho bya incubator, waza ukayigura, igura ibihumbi 90 gusa. Yes, itandukanye na zimwe z'ibihumbi 40 twari dusanzwe tugurisha. Iki cyo igura ibihumbi 90, urumva ko ikora ibintu byinshi cyane, yihagazeho, ni nayo mpamvu nyine ihenze. Ariko nayo urumva ko ikora ibintu byinshi cyane, iri multitask. Uyikeneye rero ni ibihumbi 90, ubundi ugahita uyitsindira, twagusobanurira ibindi byose bijyanye n'uburyo ikoreshwa. Hanyuma ibijyanye na temperature, nk'uko humidity ikunze kuba iri hagati ya 50 na 60, ubushyuhe kuva ku munsi wa mbere kugera ku wa 18 bukaba kuri 37.5, ku munsi wa 19 kuza ku 21 kuba ari kuri 37.2, buhehere bukaba kuri 65.75. Ibi byose nyine biterwa n'igihe iyo mashini cyangwa se igihe amagi amaze mu mashini. Ibi byo turabigusobanurira neza ku buryo bwa detail iyo umaze kugura imashini. Hanyuma rero iyo ibi bintu byose umaze kubigenzura neza, iyi controller iragufasha umusaruro wawe ukiyongera, icyo bita hatchability. Ingano y'inkoko zizavuka ugereranije n'amagi wakoresheje ziba nyinshi cyane, hejuru ya 95% iyo kano gakoresho wakagenzuye neza. Kagura ibihumbi 90 gusa. Rero ugakeneye tayari unyandikira muri comment cyangwa se ugakoresha nimero kuri WhatsApp 0789831668. Ikurute rero uyihuza n'amatara, iyi controller ihuzwa n'amatara, igahuzwa na ventilateur, igahuzwa na humidifier, igahuzwa na moteri ihindura amagi, ikagira sensor zibasha kukumenyesha niba hashyushye cyane cyangwa se hakonje, igahuzwa n'amashanyarazi. Urumva ko iyi ngiyi iri multitask, ikora ibintu byinshi cyane, ni nayo mpamvu nyine wumva yihagazeho kandi ikaba itanga n'umusaruro mwinshi cyane. Yes, hanyuma reka turebe rero ibijyanye na kara gakoresho kabasha kuba kagufasha mu gutuma amagi yawe adashya. Amatara adashya. Yes, amatara ashobora gushya mu gihe cyose utuye muri zone
irimo ibikorwa remezo bikenera umuriro w'amashanyarazi mwinshi. Urugero niba uturanye n'inganda, utuye hafi n'inganda cyangwa se utuye hafi n'ibikorwa remezo bya leta cyangwa se by'abashoramari bikomeye bikenera umuriro w'amashanyarazi mwinshi, iyo zone iba irimo umuriro mwinshi cyane ugeranije na zone z'ahantu mu giturage hadatuwe n'abantu benshi cyane. Yes, ako kantu kwiriye kukumva neza. Ari nayo mpamvu nyine amatara ashobora gushya, ariko ntabakunze gushya cyane kuko imashini zacu tuba twazikoreye installation imeze neza, ariko iyo yahiye nyine niyo mpamvu ukwiriye kugenzura neza ibijyanye n'umuriro ugera mu mashini yawe kugira ngo urinde amatara yawe kuba yashya wifashishije agakoresho bita voltage controller. Yes, voltage controller, voltage protector. Agakoresho ni ingenzi cyane. Agakoresho rero ugashyira muri prise, hanyuma ugacomekamo umugozi wa incubator, hanyuma nyine umuriro uzagira muri incubator akaba ari umuriro uringaniye neza, uburyo nta kibazo cyo kuba amatara yawe yashya cyakongera kubaho. Ubu gakeneye rero kano gakoresho kagurira ibihumbi 30 gusa, 30 gusa, ubundi ukaba urinze amatara yawe, nta tara ryawe rizongera gushya uko ryiboneye mu gihe cyose uzaba ufite kano gakoresho ukabasha kuba kagenzura voltage cyangwa se ingano y'umuriro urinjira mu mashini yawe. Ntabwo bihuye no kuba wakoresha imashini yawe ya incubator udafite kano gakoresho, kuko icyo gihe amatara ntabwo uba uya protectinze. Yes, ndabashimiye. Gihe ritwa Mr. Sam, bitarakora subscribe, urumwe ko wakora subscribe ukanda like ukaduha igitekerezo cyawe muri comments. Hanyuma ku muntu wese ukeneye inkoko za Isa Brown z'umunsi umwe, Isa Brown z'umunsi umwe, ndetse n'iza broiler kobe 500 z'umunsi umwe, izo nkoko nazo zikeneye banyandikira kuri WhatsApp nimero nababwiye ya 0788 31 68 bikagenda neza cyane.